Gaju waje tukagenda ko nge narangije. Aha Valentine ubundi nge nari ngutegereje. Waramutse Valentine. Waramutse mama. Numwe igikoma se? Narinzi ko uyu munsi uruhuka. Umva mama nawe rango nduhuka. Reka ahubwo ngende. Umugongo wawe sumeze ute? Ma ubikimpangakishe nugukererwa. Naho iby'umugongo wanjye byo rwose byihorere. Ko Valentine. Karamba. Ugende kwandagije unzanira amafaranga yanjye afitiye. Yego papa ariko nyine uyu munsi nari mfite kujya ku ishuri. Iki cyohera uyafata uvuye. Ntibibagirwa turabonana. Papa nanjye ndamwibutse. Yego Gaju umwibutse? Ndabyibuka papa. Gaju banguka dakererwa. Valentine nawe ndarangije reka tugende. Bye mama. Mwirwe neza abana banje. Mwige neza. Yego. Mama ukomeze wihangane. Humura nta kibazo Valentine. Ngaba nimugende naha nimugoroba. Yego. Ubanze ugeze Gaju ku ishuri. Ay majaje jasha. Akiriya ni mawisi. Dakoze na mukanya maze kuyateka. Ubwo namu. Ariko kigina rogowe koko. Urambonera ingegera ngiramenera imari. Asundi bakwitana. Mbabarashawe turagonganye ntago nabishaka. Nitwa Valentine. Ngo tugeze dute niho ngonze wa muswa. None dorumeneye ibinyobwa n'amagi. Mbabarira basi ihangano. Urabona se ntarimo kubitoragura. Ase ko witotishwa ma. Umugongo wabaye ipasi. Oya nako umugongo wanjye nta kibazo ufite. Emva mbese wavuze ko baguhasa imigezi. Cyangwa urimo urigisha shango ngugirire imbabazi. Urambabaje. Ashira ibintu byawe byose. Nyene sibasi ko byose ibyo wamenye se birase byamenetse mu mugezi. Nise tante ndamukira. Mbabarira pe ubuse nkora iki kindi. Basi hangana. Tumuka rero mva mu maso. Ngaho basi mbabarira. Mana shimwe muto. Zanikaye dutangire se. Ariko Valentine urabona twakwigira kwizi ya jewe minota 10 gusa. Yo mbabarira sha. Nukuri naraye ndyamye ntinze. Batinze urangiza yandirimbo se? Oya? Sha. Nyine naraye niga. Nibura se wigagaje. Cyane rwose muto. Umva turaza kubitsinda. Ariko muto ni mani hangira papa. Umva ni hahandi. Urumva? Nta kirugo gusa twabahungu kubatsinda. Urumva? Shabaza sinzi kabisa. Kwaba ko burigiye baza bari tayari mara. Sikubarutwe. Kandi kaga ukunda Valentine bituma udatekereza neza. Wapi nta numwe nkunda manje. Ndetse ndabikwereka nitubatsinda n'umunyikisi. Kagabo umva uribeshya twe dufite Mutoni D nta wapfa kuduhagararira. Uri wese najye muri groupe hanyuma dukore kwizi munsi. Waramutse Tisha James? Yego, ino munyeshuri mushabazaniye. Yego. Aha. Aziga muri iri shuri. Urakoze cyane Tisha James. Hanyuma Anike. Ugize ikibazo waskwambwira. Urakoze teacher. Okay. Anike. Karibu rero. Urakoze. Namwe mwese mufashe kumenyera, sibyo? Yego. Aha. Anike. Genda wicarane na Valentine hariya ku rukuta. Mbo, dukomeze na quiz. Mwagize mu groupe yanyu? Bitese ni byiza. Natwe turimuka. Oya nta kibazo wowe uraza muri timu yacu. Nitwa Ngabire. Uyu ni Valentine. Okay, nice to meet you. Mukina vuba. Yeah, Daddy yaje gukorera inaha. Ni umuganga. Then aratuzana nge na mami. Wigaga imbere se? Nigaga i Kigali. Nyine urabyumva se menyereye ahantu nkaho mbega icyaro. Sha ubwo nyine muzanyereka aho amaheya salon ziyanyaba. Ubwo maki amaheya salon ibyo ntabyo zibiki. Murakoze kiriya. Maze uzagaruke. Nzakugabanyiriza ye. Gigi bite? Aka kanya amagi n'ubunyobwa urabigurishije byose. Wishinyagurira akazu ahubwo mwana wankopye amagi. Gukopa amagi? Yego. Hanyuma se. Nyine ndaza kukwishyura nyuma. Erega mwana nahuye n'igicucu cy'umukobwa hariya ku kiraro kirangonga. Kimenera amagi hafi ya yose n'ubunyobwa. Nukuri kazu nutamfashije ijoro tante aranyica. Ariko Gigi nawe ntugakabye. Erega we kazungu tante ntumuzi.
ikibazo rero nanjye sigaranye amagi makeya Kazungu we ariko reka nkwereke ushobora gutwaza abakiriya banjye imizigo bakakwishyura ye Class mutuze dukomeze kwiza ikibazo cya kabiri kiragira kiti mwiriwe abanyeshuri yego mwarimu Moses ambabarire kurorogora nta kibazo mwarimu Anuarita mumeze neza yego murishimye yego simbatindira Directrice yamusabye kubamenyesha ko ikigo cyacu kigiye gukoresha amarushanwa y'abazagihagararira mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 kimaze yaba mu makinamico kuririmba ndetse n'imbyino ushobora kuzarushanwa kandi nk'itsinda cyangwa umunyeshuri ku giti cye kandi namurabe ntabwo mubashimishije mwana we singize aho nahagera mwana ibyo bintu ko numva ari uburyohe se mutege amatwi mwumve ibindi bisobanuro ku bijyanye n'irushanwa rero murabihabwa kuri rasamburema nyuma ya saa sita urumva ko rero ari ugukoraho bwabuka ko tudashaka kuzaserukirwa n'abazadukoze isoni sibyo urakoze Moses nawe urakoze cyane Anuarita ugira amasomo meza biranshimishije kaga niko tuzaserukira ikigo mwana ariko Pazo nawe rwose niki se kikwemeza ko ari mwe muzatoranywa mugani ibyo nta makari kuko bashoboye twize reka kwiyemera okay mutuze dukomeze kwiza twari tugeze ku kibazo cya kabiri sibyo ubuso bw'u Rwanda bungana iki muco ikirakizi pe ndabizi yego muto muri groupe A ni kilometero kari 26,338. bravo muto shawuze ubwenge ubundi se kukitinye gusubiza we tuza sha Valentin akabazo kari koroshye cyane rwose nawe amanota abiri kuri groupe A aha icya gatatu ni uruhe ruzi runini mu Rwanda ikintu cyiza aha ndabona Pazo yazamuye ukuboko vuba yego Pazo ni uruzi rwa Ni Nyabarongo. uva muto ndatwe muto niko dushobora kunca mu ijambo kuri yewe icyari kikunaniye se ahubwo mushimire ko gutabaye ziba narengeje se nyine bravo kuri groupe A ibonye irindi nota rimwe abumva se dukomeze ikibazo cya kane ni irihe shyamba rinini mu Rwanda icyo ndakizi aha yego Pazo wajuje ariko sha nuza muhabura ndagikora Gigi so kunyaruka none wari nk'umurabyo pe ariko uriya mukiriya yari afite imizigo iremereye Akazungu aho urakina erega sinshaka ko hari umukiriya unciye kuko ntabonye amafaranga akwiriye tante yabundaza ndakurahiye wowe humura rwose Gigi mu kanya haraba have n'undi wese irindazi uburya umva Kazungura uririrwa umbaza ndashonje dahatari ye Kazungu we ya muri bari abanyeshuri kiriya gikobwa gikenyeye umupira nicyo cyamenesheje ibintu byanjye mu gitondo kigatuma telefone yanjye itakara mu mugezi ariko kirayishyura tu utiki Gigi wowe wigeze ugira telefone umva nawera ntayo ngira ariko nabyazi agomba kuyinyishyura rero kubera imyangaro yanteje Gigi kubeshya ko ufite telefone ntabwo ari byiza kandi gutonganira mu iduka ryanjye sinabikwemerera sawa rero sinongera kubivugira mu iduka ryawe ariko arayinyishyura ntiturasohoka ujye kuri ibyo rindazi hanze okay kambe mu iduka ryawe ariko arayinyishyura tu beshya gusa genda ni wewe musiko ani nyiriho ni botike ya Kazungu niho tuza kurya amandazi ndabona harimo utuntu dusobanutse da Kazu ufite fanta yego zirahari urashaka iyihe niyo ya orange akira mwisi urakoze akira fanta yawe Kazu ngaho duhe na bombo twirere uyu munsi twatsinze reka sha mwatsinze iki reka nzibahe
akira bombo sha Kazu ubuzimani twatsinze test ikomeye bya hatari Bwire nawe bazo reka kwiyemera hose nyine twese turabizi ko ari Mutoni wasubije ibibazo byose reka Ngabire mana yanjye ubwo rero ishyari baryakumaze nta mwanya mfite wo kumva ibigambo by'umuswa nkawe Kagabo twikireho mani bakundwa bukobwa bawe bashinda banza mukanya kari agahungu mana yanjye umva kihorere kangiza ahubwo mwumve mbabwire we ririya tangazo ry'irushanwa mwebwe mwaryumvishe gute kiriya gitekerezo ni sawa rwose gusa njye sinakibonera umwanya njye inama ye nzayijyamo kugira ngo numve iby'iryo rushanwa zaza njye nzajyayo kandi ndushanwe maze ngaragaza impano mfite nk'umuntu from town ese murumva ari iki gisekeje muzi guseka ubusa gusa kaga hari igisekeje wumvise ra ibyo by'imana zawe sindiziga sinefite amatsiko yo kuzambireba ubwo ni iki iyo bashubije abanyamuhanda yo abafite imizigo muze mbatwaze ndayigezayo neza muze mbatwaze mbarindira umutekano muze mbatwaze muze mwese gigara batwaza abafite imizigo muze mbatwaze ndayigezayo neza muze mbatwaze mbarindira umutekano muze mbatwaze muze mwese gigara batwaza Mutoni we Ngabi mwumvise ukuntu uyu mukobwa amanura imirongo y'indirimbo ubu ndabizi rero paza nanike bapinze byose ubwo rero uragira ngo unyihomeho n'ukuntu wampombeje mu gitondo ye dore sha mwana uri ku mibare yabahaye njyana bajya mu mwuka bari kwikusanyiriza ibiceri pazoye wajya ugabanya amagambo ariko pazo wajya ureka koko wagakwiye kwigira kuri aba batanga ibiceri maze nawe ukagaragaza urukundo murashaka ikindi kigoma se yego fenisha inshuti nyanshuti murayizi ukuri nikunda iyo ego kumana reka inshuti nyanshuti ntago nayirimba ni iya kera ku gihe cya ba mama oya shani reka iririmbe natwe tumufashe sibyo oya kereka basi wenda turirimbye hello ya Beyonce wenda nje nta cyongereza niziye mu mvana y'ibyo biririmbo byanyu nazi byose birakareba ego kumana ani umva nkubwire sha reka turirimba niyo ngiyo inshuti nyanshuti ndabizi urayizi sibyo noneho nyuma turaririmba iyo ngiyo ushaka okay fine mu buzima bwanjye bwose nabonye inshuti nyinshi cyane zimwe zikaza zikagenda ariko bifiza wowe kutaririmba ese umurumva naririmba nayo majwi yanyu cyokora kiretse mwemeye nkabayobora ngaho bari wowe utangira tugira amahoro okay well mushyiremo harmonies you know irya mbere irya kabiri irya gatatu irya kane mu buzima bwanjye bwose nabonye inshuti nyinshi cyane zimwe zikaza zikagenda zimwe zizana manzara izindi nazo n'ubudara maze nkabura uko mbijyana kuva wazana mu buzima bwanjye iyo ntekereje ijambo ishati bona ishusho yawe simenye ikibintera umuriro uhana ibiduse murishimo n'izindi bibazo nawe nshuti zose zabaho ntabwo zigera umwaho igihe cyose iyo niguze uraza ukamfata mu mugongo uri marayika murizi ngubu uri nshuti nyanshuti nshuti nyanshuti nshuti nyanshuti nshuti nyanshuti nshuti nyanshuti nshuti nyanshuti
gabi ntuze kwibagirwa kumbwira icyo baza kuvugira mu nama. ubu urashaka sinibagirwa gusa nyine byari kuba byiza iyo nawe uzi. Fasha we bayi nahenje. Sawa shanga ubwo nahenje. Umva we hagarase nyine. Gigi wampaye amahoro. Hagarase nyine Valentine ntabwo njye na wowe nari ntegereje. Gigi icyo ushaka ndakizi rwose ariko nkubwije ukuri nta mafaranga mfite pe habe n'igiceri. Shandeka nigiraho papa yantumye ntatinda. Ibyo nibindeba di erega uguzi ko kuba twaririmbanye kare byambuza kukwishyuza telefone yanjye. Gigi mbabarira reka nigendere ntagiyeho papa yantumye yambagira ibisiga. Umva ntunjika ndakomeza ngo ukurikirane mpaka mbonye ibyanjye. Mwiriwe ndagije. Mwiriwe neza igiko. Ndo kwa Karisti. Yarantumye amafaranga ye ari hano. Nibyo koko di ayo mafaranga arahari. Dore ngaya ndayafite rwose. Murakoze cyane rwose ndagije. Murantabaye. Ndagutabaye se koko. Birashoboka ariko nge simbizi ariko wakwinjira ukanshimira. Sibyo se? Ndagije rwose ni mu ayo mafaranga nigendere. Ndaguyimvira pe rwose ari uko mpaye akantu gato. Urumva icyo nshaka nyine ni akantu gato. Ni akantu gato cyane sinkurushya rwose. Naraguyimvira pe. Gigi. Wisate yaturukaye. Uva we igisigaho ntabwo kirewe ku neza. Yamashikuze. Ndagije sawa. Urundi akakara gakogara. Hagarara Gigi. Hagarara shawe. Yewe ya envelope iraguye shamfashe tuyishake. Fasha Gigi. Mugongo. Irihese. Yeye noneho. Ngisha nginda ibonye. Akira ayo nubwo yafungutse. Akira amafaranga papa. Urakoze Gigi mana we. Urakoze cyane pe. Yaba nagiraga amafaranga ngo nyaguhe pe. Umva reka nawe ufasha nkeneye. None se ya telefone yawe. Akose ni wavuga ngo urihuta. Yego sha gusa n'ubu byandenze pe sinabona uko ngushimira Gigi. Urakoze cyane pe. Barati warukirihe nyabo Imana ishimwe uraje. Papa yaje. Oya ugize amahirwe ntaraza. Nikose ayo mafaranga ya papa wawe urayazanye aruzuye. Ashobora kuba yuzuye. Ngo ashobora? Ubwo urashaka kuvuga iki? Hari undi muntu waba yakozeho? Gigi ni umukobwa wo ku muhanda. Mama ahubwo yamfashije ndumva ataba yafashe. Yego ko abakobwa bakowe umwana wo ku muhanda niko nyabo none haba hari yafashemo. Yema ahubwo kombana mwese mwipanze hano muri saro habaye kirebera. Nta kibazo dufite ari. Ibiryo byahiye ko Valentine. Karame papa. Mafaranga yanjye ngari ya mama yafite papa. Kibera mpereza hano nyabare ndebe ko yuzuye. Asigaye mwese mbabure. Nsange hari n'igiceri kiburamo. Mwese murambona.